aya marembo y'agakiza abantu bayakingishije ikintu kimwe cyonyine cyitwa gukiranirwa. Gukiranirwa kwabo bakoreyemo imbere mu murimo w'Imana, kandi inyuma yabo hamwe baturutse hari abandi bari kwinjira barehejwe n'imbuto zo gukiranuka bari kubabereyemo imbere mu murimo w'Imana, ariko batigeze bera. Welcome to Gospel Hub TV. Hear the word of God. Twongeye kubakira, twongeye kubasuhuza inshuti bakundwa mwe mukurikira ubutumwa ducisha ngaha kuri Gospel Hub TV. Twongeye kubakira, twongeye kubasuhuza rero nawe mushyashya uje hano bwa mbere. Twongeye kwakira nawe tuvuga ati uri mu murongo muzima, waje hano hazima, kandi nta kindi twiga ijambo ry'Imana. Mwarakoze rero, twabonye ibiganiro twabanje, mwarabikunze cyane, muri kugenda mutwereka ko muri kubireba neza. Rero uno munsi twagarutse n'indi nsanganyamatsiko ariyo topic yacu yitwa ngo ninde ukwiye gukoreshwa n'Imana. Turaza kwifashisha rero igitabo cya Nehemiya, nicyo turibuze gukoresha tureba ngo ninde wakoreshwa n'Imana, ninde ukoreshwa n'Imana. Reka rero njye uri inyuma ya kamera ni njye Robert Ntivuguruzwa. Rero turi kumwe n'umuvandimwe uko musanzwe mubizi dukorana ariwe Obed. Reka nawe abashe kubitwibwira adusuhuze. Murakoze cyane, ndishimye cyane kubana namwe uyu munsi. Yego. Twari tumaze hari haciyemo agahe, ntekereza ko hari haciyemo igihe Yego. Ibyumweru byinshi. Yego. Ariko Imana ishimwe ko iduhaye amahirwe yo kugira ngo tugaruke, tugire ibyo tuvuga. Imana ishimwe kandi ko yaduteguriye uyu munsi kugira ngo turebere hamwe ari nde koko ukwiriye gukoreshwa nayo. Yego. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nkuko muzi rero ni Evangelist Obed Uwineza, niwe twongeye kugirirwa umugisha kubana nawe no munsi. Hari benshi bari gushaka gukorana n'Imana se, cyangwa se Imana ishaka gukoresha. Nta muntu utifuza gukoreshwa n'Imana. Hari ushaka gushumba, hari ushaka kuba yaririmba, hari ushaka kuba yabwiriza. Yose ni imirimo Imana idukoresha. Hari ushaka guhanura, ariko se ninde ukwiriye gukoreshwa n'Imana? Rero twasaba Obed akatubwira ese Imana ikoresha umuntu umeze ute bundi? First of all. Murakoze cyane. Ndumva ari topic nziza cyane. Ikibazo cyiza cyane kibaza ari nde koko ukwiriye gukoreshwa n'Imana, cyangwa se afite ibihe bisabwa. Yego. Kuko impamvu iyi topic mvuga ko ari nziza, niba mu buzima busanzwe kugira ngo duhereze umuntu akazi, kampani runaka cyangwa se abikorera ku giti cyabo, rimwe na rimwe bashyiraho requirements, ibintu basaba cyangwa se ibintu ngenderwaho. Abakozi baza kwaka akazi muri icyo kigo, cyangwa se uwo muntu wikorera cyangwa se ushaka gukoresha abakozi, ashingiraho umuntu asabwe kuba afite kugira ngo yemererwe kumuha akazi. Niba rero abantu hari ibyo bagomba kuba bujuje kugira bahabwe akazi n'abandi, hari n'ibyo umuntu akwiye kuba yujuje kugira ngo Imana nawe imukoreshe. Kuko isi ubuyobozi bw'isi bitaboneka nibwo buyobora isi y'ibiboneka. Rero mbaye nk'usubiza icyo kibazo kivuga ngo ninde ukwiriye gukoreshwa n'Imana, ndaza kuvugaho ibintu bigera nko muri 4. Icya mbere, Imana izakoresha umuntu ufite umutima wagutse ukwirwamo abandi. Yego. Umuntu ufite umutima wagutse ukwirwamo abandi, Imana ishimwe. Wakibaza ngo ni umuntu umeze gute? Wavuze ngo turaza kwifashisha iki gitabo cya Nehemiya. Iyo dusomye ku gice cya mbere ku murongo wa 3, dusanga uburyo Nehemiya yumvise amakuru y'Abayuda bagumye i Buyuda batajyanyweho bunyago i Babuloni. Ku gice cya 3 rero Nehemiya yashavujwe n'amakuba bagize kubwo gusigara i Buyuda. Hanyuma
ashavuzwa n'amakuba y'abantu batari bajyanywe mu bunyage nk'abandi, ahubwo bagasigara mu gihugu cy'Ubuyuda. Ashavuzwa n'amakuba bagize. Icya kabiri, yashavujwe n'ibitutsi abayuda batutswe kandi noneho batagiye no mu bunyage. Wibaze niba abatagiye mu bunyage baragize gutukwa, abagiyeyo byari bimeze gute? Ikintu cya gatatu cyamushavuje, yashavujwe n'uko inkike z'i Yerusalemu zasenywe. Inkike zaho zari zarasenywe, hanyuma n'amarembo yaho barayatwika. Rero ni ukuvuga ngo umuntu Imana ishaka gukoresha mu gihe cya none, icya mbere ni umuntu ufite umutima wagutse ushobora gushavuzwa n'amakuba y'abandi, kabone n'ubwo we ayo makuba ataba yarimo cyangwa se ataba muriho. Kabiri, ni umuntu witeguye gusana inkike z'agakiza zasenywe, agasana n'amarembo yako yahiye. Yesu ashimwe. Amen. Nituvuga inkike z'agakiza, abantu baze kubyumva neza, abantu baze kubyumva neza. Wakibaza ngo mbese ubundi inkike z'agakiza zisobanuye iki? Ni ukuvuga ngo ubundi inkike z'agakiza, ndagira mbanze mbwire abantu badukurikiye, Bibiliya nubwo tuyisoma mu rurimi rw'Ikinyarwanda, hari n'izanditse mu Cyongereza, hari n'iziri mu Gifaransa cyangwa se no muri Swahili, ariko ntabwo ari ururimi rw'Ikinyarwanda mu buryo busanzwe. Bibiliya ubundi ni imvugo y'umwuka, ni amarenga y'umwuka, ni ururimi rw'umwuka wera rwumvwa n'umwana w'ubugingo ufite amatwi y'umwuka wera. Biravuze ngo kugira ngo umuntu yumve ikintu Imana ivuganye na Nehemiya akacyandika, biramusaba ko yimuka mu kirere cy'umubiri akagera mu kirere cy'umwuka. Nehemiya Imana yari yamwicajemo imuhishurira ibyo yanditse, nibwo uwo muntu abasha kumva ibintu Imana ishatse kuvugana nawe kandi asomye ibyo Nehemiya yanditse. Imana ishimwe. Rero iyo tuvuze inkike z'agakiza, ubundi inkike z'agakiza zisobanuye igitinyiro n'ubudahangarwa by'Imana ab'itorero baheshwaga nuko bakijijwe by'ukuri. Amen. Abantu hasubiremo. Haleluya. Amen. Inkike z'agakiza. Yego. Twibukije abantu, navuze ngo umuntu Imana ishaka gukoresha muri iki gihe, ni umuntu witeguye gusana inkike z'agakiza zasenyutse. Murabyibuka neza ko mu gihe cya Nehemiya yavanywe i Shushani mu murwa, mu bunyage bari barimo nk'abayuda, avanwayo ku ngoma y'umwami Aritazeruzi, amugiriraho umugisha, avanwayo no kujya gusana inkike z'i Yerusalemu zasenyutse. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, avanwayo no kujya gusana, kubaka bundi bushya amarembo y'i Yerusalemu yari yarahiye. Niyo mpamvu navuze ngo umuntu Imana ishaka gukoresha mu gihe cya none, ni igihe cy'ubugoryi niko Bibiliya icyita, ni igihe cy'imperuka. Ni umuntu bwa mbere navuze ngo witeguye gusana inkike z'agakiza zasenyutse. Inkike z'agakiza zisobanuye igitinyiro cy'Imana n'ubudahangarwa bw'Imana. Abantu b'itorero, nituvuga itorero turongera tugaruke ku byatambutse mu kiganiro cyashize. Twebwe tuvuze itorero hano imbere ya kamera, ntabwo tuba tuvuze aya madini abantu babarizwamo, tuba tuvuze itorero ritagaragara. Amen. Amen. Twarabisobanuye, turavuga ngo ni abantu bakuwe mu isi. Itorero ritagaragara ni abantu bakuwe mu isi, batuye mu isi uyu munsi ariko batakiri abayo. Yesu yabavanyemo kera. Haleluya. Paulo nibyo yabwiye Abakorinto mu rwandiko rwa 2 ku gice cya 5 umurongo wa 16, aravuga ngo nicyo gituma uhereye none tutazagira undi muntu wari we wese dutekereza dukurikije amasekuruza yiwe ya kera. Ngo nubwo ariko twabanje gutekereza Yesu Kristo, arabwira ngo ariko ntabwo ariko tukibitekereza. Arabwira ngo kuko umuntu wese yageze muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya. Abo rero nibo torero, ni abantu bakuwe mu isi, batuye mu isi uyu munsi ariko batakiri ab'isi. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Rero inkike z'agakiza zisobanuye igitinyiro, zisobanuye ubudahangarwa bw'Imana ab'itorero
baheshwaga nuko bakijijwe by'ukuri. Amen. Amen. Wenda abantu baza kwibaza ngo mbese gukizwa neza ubundi bishatse kuvuga iki? Kugira ngo na Robert turimo turakorana iki kiganiro yabyibaza. Gukizwa neza. Gukizwa neza. Ubundi gukizwa neza mbishyize nko muri definition cyangwa se mbisobanuye mu magambo atari na menshi, ni ukwemera kurekura inyungu n'umunezero bibonerwa mu cyaha, hanyuma ukemera kubaho ubuzima bukora ubushake bw'Imana mu cyimbo cyabyo. Ntabwo abantu babyumvise. Nari mvuze ngo gukizwa neza ni ukwemera kurekura inyungu n'umunezero bibonerwa mu cyaha, hanyuma ukemera kubaho ubuzima bukora ubushake bw'Imana. Amen. Rero abitorero ubwo budahangarwa n'icyo gitinyiro ari byo bisobanuye inkike z'agakiza, babikomoraga yuko bakijijwe neza. Donc gukizwa neza ntabwo byari ibintu bitirirwaga gusa, cyangwa se nta nubwo byari ibintu biyitiriraga bo ubwabo, ahubwo agakiza cyangwa se gukizwa neza byari ubuzima bwabo bishimiraga kubamo bwa buri munsi, nibyo byari ibyirato byabo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndumva ari uko nguko navuga. Icya mbere ni umuntu witeguye gusana inkike z'agakiza. Abantu baza kwibaza ngo mbese kuki tuvuga ko inkike z'agakiza zahiye? Kuki tuvuga yuko izi nkike zahiye cyangwa se zasenyutse? Ubundi inkike z'agakiza hari ikintu cyazisenye, hari ikintu cyatumye izi nkike z'agakiza, hari ikintu cyatumye igitinyiro n'ubudahangarwa b'itorero bagiraga batakibifite. Kugira ngo no guce mu ijambo kugira ngo abantu babyumve neza, bigereranye na Yerusalemu ya kera. Bijyanye na Yerusalemu, wongera ugereranye nk'uko tubisoma muri gitabo cya Nehemiya, uko yagiye gusana ziriya nkike, bigereranye noneho ubishyire mu isi y'umwuka, ubishyire no muri kiriya gihe cya Nehemiya. Ni ukuvuga ngo mu gihe cya Nehemiya, Yerusalemu mbere mu gihe cya Salomo bari barayubatse ku buryo yari ifite inkike ziyigose, hanyuma bigatuma umwanzi wese ushaka kwinjira atabibasha mu buryo bumworoheye, kuko byasabaga ko abanza kumena inkike kugira ngo yinjire. Rero biravuze ngo inkike ni ubudahangarwa, biravuze ngo inkike ni igitinyiro. Ahantu hari inkike ntabwo wahinjira biramupangu, ntabwo byakunda. Haleluya. Hanyuma mu gihe Nehemiya, mbere y'uko bajya mu bunyage, mbere y'uko bajya muri Babuloni, Abayuda, Nebukadinezari yateye Yerusalemu, arayigota, asenya inkike zayo, atwika n'amarembo yaho, hanyuma atwara abantu bari muri Yerusalemu, Abayuda, abajyana i Babuloni. Hanyuma izi nkike z'agakiza tubigaruye mu buryo bw'umwuka. Amen. Twebwe ntabwo ari Nebukadinezari wo mu buryo bw'umubiri wateye abantu agasenya inkike. Haleluya. Ahubwo izi nkike z'agakiza n'aya marembo byasenywe n'iki, byatwitswe n'iki? Inkike z'agakiza zasenywe n'abantu biyitiriye agakiza nyamara batagafite by'ukuri. Aba bantu bitwa insesezi. Aba bantu bitwa insesezi. Iyo dusomye mu rwandiko rwa Yuda ku gice cya mbere ku murongo wa 4, dusanga hari abantu baseseye mu itorero rwihishwa, aribo nsesezi turiho turavuga ahangaha. Wenda nje kubisobanura mu buryo bwumvikana abantu baze kubyumva neza. Hari abantu batunze ubutware ariko ntibatunga ubushobozi. Nugasobanure neza. Hari abantu batunze ubutware
ntibatunga ubushobozi. Bituma Satani abatwariza igitugu mu murimo w'Imana, batukisha izina ryayo. Aha gato wenda tubisobanuye nk'uko ubivuze, kambanze nibutsa abantu iki ngiki. Bene data, Satani iyo yiciye umuntu mu muhamagaro wo mu murimo w'Imana, ntabwo ajya apfa kumwemerera byoroshye gusohoka mu muhamagaro gutyo gusa, ahubwo amukoresha akazi. Bivuze ngo hari abantu bari mu murimo w'Imana, hari abantu bari mu muhamagaro Satani yarabiciyemo. Ubundi imbaraga Satani akoresha yica abantu azibika mu bandi yishe. Rero iyo umuntu apfiriye mu muhamagaro wishwe na Satani, agapfira mu murimo w'Imana mu muhamagaro, muri cya kintu Imana yamuhamagariye kuyikoreramo umurimo wayo, Satani amuhindura intwaro ye akoresha yica abandi, amubikamo urupfu, akaba ari intwaro kirimbuzi Satani akoresha yica abandi bantu. Abantu hatangemo urugero rwiza, kankoresha urugero. Ukaba wenda uri umudiyakoni, umuntu akaba ari umudiyakoni ariko kandi afite n'akandi kazi, afite akandi kazi akorera shebuja Satani ku ruhande. Ukaba uri umudiyakoni ariko ku ruhande usambanya abagore bo ku itorero, kandi ugakomeza ugatanga igaburo ryera. Ibyo ntibikubuze gutanga igaburo ryera. Cyangwa se ukaba uri umuririmbyi mwiza uzi guhogoza rwose muri bwa buryo bugezweho abantu dukunze, bya bintu biryoheye amatwi bishobora kubiririmba. Ariko uwo murimo ukorera Imana ugasanga iyo uwurangije, ufite ahandi ujya kubarizwa mu yindi mirimo y'umwijima itari iy'Imana. Wakibaza ngo kuki nkoresheje ayo magambo abiri, wenda ubutware n'ubushobozi. Ubundi ni ibintu bibiri bitandukanye, ubutware n'ubushobozi. Wakibaza ngo ari ubutware n'ubushobozi ni iki gifite imbaraga? Ubundi abantu bari bakeneye iki muri byo? Haleluya, amen. Ubundi iyo tuvuze ubutware, tuba tuvuze izina cyangwa se titre, title duha umuntu hashingiye ku nshingano ze cyangwa se ku murimo we, umurimo akora. Sinzi niba byumvikana. Birumvikana. Biravuze ngo wakitwa bishop, ushobora kwitwa apostle, ushobora kwitwa mushumba, ushobora kwitwa diakoni cyangwa diakonikazi, ushobora kwitwa murokore, abantu bakabikwita pe, ushobora kwitwa evangelist, ushobora kwitwa prophet, ushobora kwitwa umuririmbyi n'ibindi byinshi abantu bajya bitwa inahangaha. Si byose abantu barabyitwa byinshi, ariko ibyo bintu byose uko bingana biri mu gatebo kamwe kitwa ubutware. It just a title, ni titre. Hanyuma bitandukaniye n'ubushobozi sasa. Ubundi ubushobozi ni imbaraga n'ubwenge n'imyitwarire, cyangwa se umwifato w'umuntu afite bimubashisha gushyira mu bikorwa ibya rya zina tumwita. Amen. Kantu gasubiremo. Ubushobozi ni imbaraga n'ubwenge n'imyitwarire cyangwa umwifato w'umuntu bimubashisha gushyira mu bikorwa iby'inshingano afite gukora, ibya rya zina tumwita. Amen. Icyitonderwa, aha niho Yesu yageze akavuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo bera. Amen. Yarabizi neza ko Yesu yarabizi neza ko umuntu ashobora kubyitirirwa cyangwa se ubwe akabyiyitirira ubwe, ariko mu by'ukuri atari ko ari. Haleluya. Yarabizi neza ko hari abantu bafite amazina bakagira n'ibigwi by'agakiza. Roba, ndagira ngo uze kubyumva neza. Hari abantu bafite amazina y'agakiza bakagira n'ibigwi byayo, bakagira n'ibigwi by'agakiza, nyamara batarigeze bagera no ku muryango w'agakiza urasukirwaho, aho umwana atangira kwigira gukambakamba, batarigeze bahagera.
Yesu ashimwe. amen Yesu ashimwe. amen Yesu yari abizi. Yari abizi ko hari abantu bafite amazina bakagira n'ibigwi by'agakiza, yego ariko batarigeze bagera. bakizwa mu by'ukuri. Amen. amen Yesu yari abizi ko inaha hari abantu tuzakomera amashyi. Nyamara mu isi y'umwuka cyangwa se mu isi y'ibitaboneka, mu yindi mvugo, batumwaho n'amasazi kubera imyanda y'ibyaha, ariko inaha tugira gute? Tubakomera amashyi. Sinzi niba byumvikana. Yari abizi neza, aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo bagira gute? Bera. Nyamara inaha nubwo mu isi y'umwuka batuma amasazi bitewe n'umwanda witwa ibyaha ubariho, inaha tubakomera amashyi, kabiri bafite amazina y'uko bariho kandi barapfuye kera. Kambahereze wenda reference ibyahishuwe 3 ku gice cya 3 umurongo wa mbere. Bibiliya ngira ngo ni urwandiko rwandikiye itorero ry'Isarudi. Hari ijambo katurisome. Bibiliya iravuze ngo wandikire marayika w'itorero ry'Isarudi uti ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7, aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'ukuriho nyamara ukaba uri intumbi. Haleluya. amen Aya magambo Yesu yayabwiye itorero ry'Isarudi, ryagaragara inyuma, ryagaragaraga nk'irifite ubuzima mu by'ukuri, ariko mo imbere muri bo barapfuye kera mu buryo bw'umwuka, ari imirambo. Nicyo cyatumye Yesu we atanga ubushobozi mu cyimbo cy'ubutware. kanda kumvisha. Yesu we yatanze ubushobozi. Yaduhaye ubushobozi bwo kwitwa. Rimwe nigeze nsoma ijambo iryo nyine unavuze directly mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohane ku gice cya 1 ku murongo wa 16. Hari ijambo rivuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Haleluya. Munsi yaho hari amagambo yavuze, aravuga ngo abo ngabo ntabwo babyawe n'ubushake bw'umugabo cyangwa n'amaraso, ahubwo ngo babyawe n'Imana ubwayo. Amen. Biravuze ngo Kristo we yaduhaye ibirenze izina, yaduhaye kubiba mu cyimbo cyo kubyitwa. Amen. Kristo yaduhaye ibintu bihera mu mutima w'umuntu imbere bikanagaragara inyuma. Ntabwo yaduhaye ibintu bigarukira inyuma gusa, yaduhaye ibintu bihera mu imbere bikazagaragara inyuma. Haleluya. Nkunda umuririmbyi umwe waririmbye aravuga ngo Yesu ni isoko y'amazi y'ubugingo, agira icyifuza abwira Yesu, arambwira ngo reka nkunyweho cyane undudubirizemo imbere. Aravuga ngo nuko umutima wanjye ujya wuzura iteka amazi y'iyo soko abe menshi muri njyewe adakama. Haleluya. Dufite abantu batigeze banywa kuri Kristo. Roba, dufite abantu batigeze banywa kuri Kristo habe no kumusogongera. Yego. Petero se ntiyavuze ngo niba mwarasogongeye kandi barimo bafite n'ibigwi by'agakiza, bafite na titire zo mu gakiza, bafite ubutware, ariko batarigeze batunga ikintu cyitwa ubushobozi. Yesu ashimwe. Amen. Ni abantu batigeze banywa kuri Kristo ngo banywe ku mazi y'agakiza ke. Yego. Nkamwe yahereye umusamariyakazi ku iriba rya Yakobo, kandi bakataje mu gutanga ubuzima bwo muri Kristo, kandi bo batarigeze bamenya uburyohe bw'ubwo buzima, bakabubwiriza ubwo buzima ariko butarigeze bukora ku bugingo bwabo. no gutanga ibyo udafite cyane. Ariko nari mvuze ngo hashimwe Kristo. Hashimwe Kristo waduhaye ubushobozi. Haleluya. Haleluya. Hashimwe Kristo utaraduhaye ibintu bigarukira inyuma ku mubiri mu buryo bw'ibigaragara gusa, ku buryo iyo bikigenda gutyo twari kwitwa ibyo tutari byo. Ndagira ngo abantu baze kubyumva neza. Iyo Yesu aduhereza ibintu bidakora ku mutima, bari kujya batwitira ibintu tutari byo. Ariko warangije aduha ubuzima buhera mu mutima bukagera ku rwego buzagaragara n'inyuma mu mbuto abantu twera.
amen, amen, haleluya. amen. Paul yabibwiye abaroma rega ku gice cya 1 umurongo wa 5 arabwira ngo Kristo niwe waduhesheje igikundiro no kuba intumwa ku bw'izina rye kugira ngo mu mahanga yose babe mwabumvira Imana babiheshejwe no kwizera. Bitumye nibuka amagambo Yohana yahamije mu rwandiko rwe rwa mbere ku gice cya 3 ku murongo wa 2 aravuga ngo bakundwa ubu mutureba turi abana b'Imana ariko ngo uko tuzamera ntikwari kwerekanwa. Aravuga ngo icyakora icyo tuzi ni kimwe ni uko Yesu niyerekanwa tuzahindurwa tugasa nawe kuko tuzamureba uko ari. Amen, amen. hari abantu babyitirirwa, hari abantu bitirirwa ibi bintu batarigeze babitunga. Kamvugane n'uyu muntu byitirirwa, kanivuganire n'umuntu n'abantu babyitirirwa kandi atari ko bari. Ngira ka message mbagenera. Kandi barahari, barahari benshi cyane. Buriya hari abantu Satani yanyaze. Kwambara birebire ni byiza pe. Yego. Ntange reference. Yego. Ariko si igitangaza niba umuntu abyambara atujijisha ngo tumenye ko akijijwe by'ukuri kandi hari aho abyamburira Imana itemera akahasambanira. Yego. Bya bindi yambara kugira ngo tumenye ko akijijwe afite ahandi abyamburira agasambanirayo. Yego. Kubyambara si ubwo bimaze iki? Nta gaciro. Kutwereka ko donc imyambaro yiwe kuyikoresha presentation y'agakiza bimaze iki? Kandi ntako yigeze. Muri make yimuriwe ikibuga cyo gukoreramo. Kamvugane ibi bintu wambara. Ibi bintu wambara ariko udashobora kurinda umutima wawe ngo nawe wambika agakiza. Ni ibintu biri physically ariko bitigeze bikora ku mutima. None se ubu kuduhagarara imbere uduha amaverse ya Bible ukaba watubwira ibintu by'agakiza ntabwo byari bibi pe, Roba ntabwo byari bibi cyane. Hoya ariko kambwira uyu muntu uramenye ibi bintu bitaba bigarukira inyuma ku munwa biri physically ariko bitarigeze bikora ku mutima wawe. Kimwe muri byinshi byasenye inkike z'agakiza ni abantu twitiriye ko bakijijwe tukanabagirira icyizere nk'abantu bakijijwe ko by'ukuri kandi bo babizi neza ko nta gakiza bigeze. Roba kankubaza ntabwo urajya kurira muri resitora ngo baguhe menu nziza. Yego. Baguhe menu nziza igaragaraho ingredient zigize ibiribwa cyangwa se ibifungurwa bacuruza mu buryo bwo kugufasha kuza guhitamo ifunguro ryawe neza. Hanyuma babizana ugakubitwa n'inkubusanze ibyo bazanye ntaho bihuriye n'ibyo warebaga ku ifoto kuri menu. Yego cyane. Nako nta na resitora igira. Ubu se buretse kwihuta Roba nturabona iduka ricuruza materiel za pirate, produits za pirate kandi iyo berekaniraho ubwiza bw'ibyo bacuruza yo ari original cyane. Donc maonesho ni original. Yes. Ariko nyirizina imari ni pirate, ibyo bacuruza ni pirate. Ntabwo urahabona se cyane, haruzuye n'inshi. Rero kambwira abantu ikintu cy'ubwenge. Turi muri generasiyo ya pirate ku buryo kumona umuntu w'umu original utari pirate bigoye. Yego. Ntabwo mubyumvise. Narivuze ngo ariko mana turi muri generasiyo ya pirate. Generation turimo ni pirate. Yego. Ku rwego kubona umuntu original utari pirate biragoye papa. Biragoye. Kubona umuvugabutumwa wo mu original biragoye. Kubona prophète original biragoye. Kubona bishop original biragoye. Kubona pasteur, kubona umuririmbyi original biragoye. Bitewe n'iki? Niyo generation. Ariko kandi Imana iracyafite 7 bitapfukamiye Bayali. Yego.
rero ni generasiyo irimo abantu bazi gukora maketingi y'agakiza nyamara ntako bigeze batunga. Bazi gukora maketingi y'agakiza nyamara batarigeze bagira gute? Bagatunga. Kandi inkike z'agakiza ni icyubahiro, ni igikundiro, ni ubudahangarwa, ni igitinyiro by'Imana byabaga ku bantu b'Imana bari bakijijwe by'ukuri. Ariko uyu munsi izo nkike z'agakiza zisigaye hake cyane, ahenshi zasenyutse kera. Umuntu rero tugarutse kuri topike yacu ukwiye gukoreshwa n'Imana ni umuntu witeguye gusana inkike z'agakiza kandi akazisana yihereyeho ubwe. Amen. Haleluya. Amen. Icyo nicyo cya mbere nasubiza. Icya kabiri, umuntu Imana izakoresha Roba ni umuntu witeguye gusana amarembo y'agakiza yahiye. Kubera gusa gusobanura. Si buri wese uri buze kwita kumva neza. Sobanura ako kantu. Wenda umuntu yakibaza ngo amarembo y'agakiza yahiye ni ayahe? Tubonye inkike. Ayo marembo kabiri, ayo marembo yahiye ate yatwitswe n'iki? Gatatu, gushya kw'amarembo y'agakiza bisobanuye iki? Yego. Amen. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Ubundi gushya kw'amarembo y'agakiza ni ugukinga amarembo yinjira mu gakiza. Yego. Aya marembo y'agakiza agakingwa n'abakinjiyemo mbere. Yego. Sinzi niba byumvikana. Yego. Ni ugukinga amarembo yinjira mu gakiza, aya marembo agakingwa n'abakinjiyemo mbere, already bamaze kukageramo. Kuko umuntu uri hanze ntiyakinga imbere. Yego. Ariko umuntu uri imbere ashobora gukingira n'uri hanze cyangwa se yanabishaka akamukingurira. Rero bayakinze bate? Aya marembo y'agakiza kandi arakinze. Amarembo Roba, amarembo y'agakiza arakinze. Yesu ashimwe. Amen. Aya marembo y'agakiza abantu bayakingishije ikintu kimwe cyonyine cyitwa gukiranirwa. Gukiranirwa kwabo bakoreyemo imbere mu murimo w'Imana, kandi inyuma yabo hamwe baturutse hari abandi bari kwinjira barehejwe n'imbuto zo gukiranuka bari kuba bereyemo imbere mu murimo w'Imana, ariko batigeze bera. Hari imbuto z'agakiza abantu bakinjiyemo bari bakwiye kwera. Ndagaruka ntange reference ku yubakwa ry'urusengero Salomo yubatse. Murabyibuka ko Salomo ari we wubakiye Imana urusengero. Imana yari yahakanye ko Dawidi arwubaka bitewe n'uko ibiganza bye byari bihumanye. Yari yaramennye amaraso menshi, yarakoze n'ibindi bitandukanye. Imana irabyanga, irambwira ngo ahubwo uzagukomokaho Salomo n'uzanyubakira iki? Inzu. Yakoresheje imbaho, akoresha n'ibiti avanye mu ishyamba rya Lebanoni. Ariko buri rubaho na buri giti cyose yakoresheje yubaka urusengero rw'i Yerusalemu. Barabibazaga mbere yo kubyubakisha ku rusengero, bakabiyagirizaho izahabu n'ifeza. Umuntu wabibonye babitunda babyambutsa ku cyambu cy'iyopa, ntabwo yabaga iyo yabirebaga bari kubyubakisha ntabwo yabaga kimenye ko ari ibiti, kuko byabaga biyagirijweho ifeza n'iki n'izahabu. Izi ni imbuto twera nyuma yo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Ni itegeko, ntabwo ari ubusabe. Yesu yabivuze mu butumwa bwiza bwa Yohana, aravuga ngo ntabwo ari mwe mwantoranyije, ngira ngo ni ku gice cya 15 ku murongo wa 14. Aravuga ngo si mwe mwantoranyije, ahubwo ni njyewe wabatoranyije, mbashyiraho kugira ngo mwere imbuto kandi imbuto zanyu mugende zigumeho.
hari imbuto abakristo twari dukwiye kubaho twera. Rero aya marembo y'agakiza yacinzwe n'abantu binjiye mu gakiza mbere, bagezemo ntiberera y'imbuto, kandi izo bari kwera nizo zari abari bari inyuma yabo bashaka kwinjira mu gakiza, bari kuza barehejwe nazo bakinjira muri ko, ariko ntibigeze bera, barumbiye Imana. Mu cyimbo cyo kwerera y'imbuto bakoreye ibyo gukiranirwa, byanatumye abari mu nzira iza gukizwa bavuga ngo yewe burya ntaho tugiye nta naho tuvuye, byose ni hamwe, byose ni cya kimwe. Amarembo y'agakiza yarahiye. Abantu badukurikiye nibashake buri muntu wese yongere yigenzure, arebe ko nta ruhara afite mu gushya kw'amarembo y'agakiza. Uzi ko ushobora gutwika amarembo y'agakiza, umwana ubyara we byitwa ko ukijijwe, akazakura ari umwanzi w'agakiza. Uzi ko ushobora gutwika amarembo y'agakiza, abaturanyi muturanye muri karitsiye bakavuma agakiza kubera wowe. Umuntu akajya avuga ngo nzapfe ndakijijwe nka runaka, kandi abatubanjirije barebaga urwego rw'agakiza kabo n'imbuto bera, bakavuga ngo icyampa nkaba nkawe. Umuntu rero Imana izakoresha ni umuntu witeguye guhagarara mu gakiza by'ukuri, yarangiza akaherera imbuto zo gukiranuka, ku buryo abadakijijwe bazireba bakifuza gukizwa nk'uko akijijwe. Ni uwo muntu Imana ishaka gukoresha. Amen. Ni umuntu ufite inkike nzima z'agakiza, kandi n'amarembo y'agakiza akaba atahiye akiri mazima. Haleluya. Ni umuntu ushobora kurira akaririra umurimo w'Imana. Ibyo bintu byitwa kuririra umurimo w'Imana, akabyiyiririza ubusa, akawingingira Imana, nta muntu umushyize mu kagozi ngo akurure, nta muntu ubimuhatirije, ubwe akumva ko ari ngombwa akajya ku mavi, ibiryo akabireka, ibyo kunywa akabireka, agaca bugufi, akatura ibyaha bye n'iby'abazi bo mu murimo, yarangiza akarira umurimo w'Imana, nta muntu umuhatirije kubikora. Ni umuntu Imana ishaka gukoresha mu gihe cya none. Ni umuntu uhindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Imana, utamenyera ibintu by'Imana. Ni umuntu ukunda Imana, bikagaragarira mu buryo yitondera amategeko yayo. Yesu yaravuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yayo. Dufite abantu benshi muri iyi generation ya fake ya pirate bashaka kwerekanisha urukundo rw'Imana ibintu bitari ngombwa. Yesu yatanze formule, yaravuze ngo mwishyiramo ubwenge bwinshi, kunkunda egari kwitondera amategeko yanjye. Ibintu umuntu yitondera bigaragaza ubwinshi bw'urukundo akunda Imana. Kuko muri Kristo Yesu harimo ntibavuga bavuga, harimo ntibakora bakora, harimo kondisiyo, harimo imirongo ngenderwaho. Inzira ijya mu bwami bw'Imana, uyu muhanda urimo ibyapa, kandi harimo n'amategeko ahana kuviyora za feruje. Imana idutabare. Umuntu Imana ishaka gukoresha ni umuntu ndabivuga gute, ni umuntu uzi gutandukanya ikinyuranyo cy'ukuri n'ikinyoma, akamenya gutandukanya ubwiza bw'itorero ryo hambere cyangwa se ubwiza bwa mbere bw'itorero, akabutandukanya n'ubwiza rifite uyu munsi bw'ikinyoma. Uwo niwe muntu Imana ishaka gukoresha. Ni umuntu uzi kugenzura ibimenyetso by'ibihe akabimenya. Ni umuntu uzi neza kugenzura akamenya neza ubushake bw'Imana ku bantu bayo. Ni umuntu uzi ibintu Imana yasezeranije itorero, yavuganye n'ab'itorero. Ni umuntu uzi gukoresha neza igihe cye. Amen. Haleluya. Nehemiya niwe twirefeyeho
ku gice cya 2 ku murongo wa 6. Nehemiya yagenewe igihe n'umwami Aritazeruzi wari umuhaye ikibari cyo kujya kubaka inkike zasenyutse z'i Yerusalemu, hanyuma agasana n'amarembo yaho yari yarahiye. Yamuhaye igihe uwo murimo agiye gukora uzamara. Hari abantu bakoresha igihe cyabo nabi. Ndagira nibutsa abantu badukurikiye yuko buri muntu wese igihe cye kiri limited. Yego. Amen. Amen. Ubundi twebwe tutaragera ku isi twari mu bitekerezo by'Imana. Twari umushinga utari waraninga w'Imana mu bitekerezo byayo. Twari projet isubitswe. Amen. Amen. Hanyuma ituzana inaha mu isi ngo dutume izina ryayo rihabwa icyubahiro turi mu isi. Amen. Amen. Ngo nidusoza imirimo yose Imana izatwisubize tudafite inenge cyangwa umugayo cyangwa umunkanyari, twibanire nayo iteka ryose. Amen. Bitumye nibuka amagambo Yesu yavuze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ku gice cya 15 ku murongo wa 16 twayavuzeho. Yaravuze ngo ntabwo ari twe twamutoranije, dufite time limited. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Umuntu rero wera imbuto, uyu muntu uri mu gakiza ariko akaherera imbuto, uyu muntu umeze gutyo kose tuvuze niwe Imana ishaka gukoresha. Uyu muntu Imana imugenera uburinzi roba. Nehemiya ntabwo yigeze ahaguruka Ishushani wenyine, yamuhaye abatware b'ingabo n'abagendera ku mafarashi. Haleluya. Muzabisanga ku gice cya 2 ku murongo w'9. Yamuhaye abantu bagendana ku buryo hagize ikibera mu nzira bamurwanirira cyane. Hari ibirwanisho by'Imana bigendana n'abera. Haleluya. Imana ishimwe. Baranabigerageje Sanbalati na bagenzi be, ariko ngo bubatse biteguye kurwana. N'abantu bari bazi intambara, bazi urugamba. Ntabwo umuntu ugendana n'Imana muri ubu buryo tuvuze uburinzi protege, Imana iramuproteje, ntabwo agenda wenyine gutyo gusa. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ikintu ngira ngo nsorezeho nsubiza ikibazo cyangwa se iyi topic, umuntu Imana ishaka gukoresha muri iyi minsi y'imperuka ni umuntu utihutiraho, ahubwo wemera kubanza gusibira gatatu. Yego. Ni umuntu usibira gatatu. Roba ni umuntu usibira gatatu. Nehemiya ku gice cya 2 umurongo wa 11 biratangaje. Yageze i Yerusalemu afite ahantu agomba gukura ibiti byo kubakisha agasana. Yari afite amaboko azabikora y'abantu bahagurukanye umwami yamuhaye. Yego. Yari afite ifeza n'izahabu yahawe n'umwami. Yari afite inzandiko zo guhereza ibisonga by'umwami bikamuha uburenganzira n'ibikoresho kugira ngo atangire akore umurimo. Ariko ageze i Yerusalemu asibira iminsi 3 mu cyimbo cyo guhita afatiraho ngo atangire asane yubake. Yego. Arabanza asibira inshuro 3, asibira gatatu. Gusibira gatatu bishatse kuvuga iki? Amen. Amen. Uyu mubare gatatu ubundi usobanuye ibice bigize umuntu nyirizina ubwabyo. Ni umwuka, umubiri n'ubugingo. Iyo dusomye mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo ku gice cya 13 ku murongo wa 33, hari umugani Yesu yaciye aravuga ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umusemburo umugore yenze cyangwa se yafashe akawuhisha mu myariko 3 y'ifu ngo kugeza aho iyo myariko yose uko ari 3 iri busembukire. Gusibira gatatu rero ni ukubanza kwezwa mu buryo bwuzuye. Haleluya. Amen. Umuntu Imana izakoresha mu gihe cya none ni umuntu wasibiye inshuro 3 akabanza kezwa mu buryo bwuzuye. Uburyo bwuzuye tuvuga n'ubuye, akezwa mu gice cy'umwuka, akezwa mu gice cy'umubiri, akezwa no mu gice cy'ubugingo, bigakurwaho umugayo byose. Mbere yo kuba poso, mbere yo kuba pasiteri, mbere yo kuba profete, mbere yo kuba umushumba, mbere yo kuba umuririmbyi,
uyu muntu akwiye kubanza gusibira, Yego. akabanza akezwa mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Amen. Amen. utegetswe kubanza ukezwa mwene data, ukabona ugakora ibyo ukora, kuko nutabikora gutyo ibyo bintu byitwa umurimo w'Imana ukora ntibizakuzamura ngo bigukure inaha, ntabwo byakuzamura ngo bikugeze mu ijuru. Haleluya. Amen. Bitumye nibuka amagambo umwami Yesu yavuze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ku gice cya 7 ku murongo wa 21. Yaravuze ngo umuntu wese umbwira ngo mwami mwami ntabwo ari uzinjira mu bwami bwanjye bwo mu ijuru. Aravuga ngo keretse umuntu ukora ibyo data wo mu ijuru agize gute ashaka. Ageze ku murongo wa 22 ku icyo gice aravuga ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe se, ntitwirukanaga abadayimoni se mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe. 23 Yesu yavuze iki? Yaravuze ngo nibwo nzaberura nti sinigeze kubamenya nimumva imbere mwankozi z'ibibi. Yego. Amen. Yego. Amen. Umuntu usibira gatata akabanza kezwa niwe Imana ishaka kugira gute gukoresha. Nehemiya yasibiye gatatu, arabanza agenzura ibintu bigera ni byinshi cyane, bigera nko mu 10 kuzamuka. Yagenzuye bwa mbere irembo ry'intama. Amen. Iri rembo ry'intama niho banyuzaga intama zajyaga gutambirwa mu rusengero cyangwa se ibitambo. Mu buryo bw'umwuka rishushanya agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Irembo ry'intama ni Kristo Yesu. Amen. Umwana w'intama w'Imana niwe ntangiriro yo kwegera Imana kwacu, niwe ntangiriro yo gukizwa kwacu, niwe watangije umurimo w'agakiza. Irembo rya kabiri Nehemiya yagenzuye mu gusibira gatatu kwiwe, yagenzuye irembo ryitwa irembo ry'amafi. Amen. Ni irembo banyuzagamo amafi yavaga ku nyanja ajyanwa mu mujyi. Amen. Mu buryo bw'umwuka iri rembo rishushanya ivugabutumwa. Amen. Cyangwa se kuroba abantu ngo baze ku Mana bakira agakiza. Gatatu yagenzuye irembo rya kera. Amen. Ryari irembo rya kera ry'umujyi, ariko mu buryo bw'umwuka ryashushanyaga gusubira mu mateka, mu bigwi by'Imana, ukibuka ibintu Imana yakoze mu buzima bwawe. Mu gusibira gatatu niho abantu twibukira ibigwi dufitanye n'Imana cyangwa se iby'Imana yakoze mu buzima bwacu. Amen. Irindi rembo yagenzuye Nehemiya mu gusibira gatatu kwiwe, yagenzuye irembo ry'umwanda cyangwa se irembo rinyuzwamo umwanda, bisobanuye kwihana. Iyo umuntu yasibiye gatatu nibwo yitekerezaho akimenya, arangiza akihana. Ibyo bintu rero umuntu atarabikora ntabwo ashobora gukoreshwa n'Imana. Amen. Mu magambo make navuze ngo umuntu Imana ishaka gukoresha muri iki gihe, bwa mbere ni umuntu ufite umutima wagutse ukwirwamo abandi. Kabiri ni umuntu witeguye gusana inkike z'agakiza zasenyutse. Twabonye ko ari igitinyiro n'ubudahangarwa b'Imana baheshwaga nuko bakijijwe by'ukuri. Gatatu ni umuntu witeguye gusana irembo ry'agakiza ryahiye. Twavuze ngo irembo ry'agakiza ryatwitswe nuko hari abageze mu gakiza mo imbere bamaze kwinjira bakinga imiryango y'agakiza, bayikingishije kutera imbuto kwabo, bakabigurana gukiranirwa mu cyimbo cyo kuzera. Kane, uyu muntu ni umuntu ushobora gusibira kangahe gatatu, akabanza akezwa mu buryo bw'umwuka, mu mubiri no mu bugingo kugira ngo Imana imukoreshe. Amen. Ndumva ari uko nasubiza kuri iyi topike yacu. Ni ukuri uratugaburiye, urakoze cyane, ni ukuri Imana igumugisha. Amen. Rero kugira ngo niba tuzakora part 2 y'iki kiganiro sinzi igihe cyadutwaye, gusa nyine ibibazo biracyahari, ni byinshi cyane. Twaba ducumbikira rero, cyangwa nkakubaza ikindi kibazo kimwe kugira ngo abantu bagende, kuko wakavuzeho, kugira abantu bagende basobanukiwe neza.
ugeze kutubwira ati ngo kuba nyine waba uri qualified cyangwa se waba uri umuntu nyine Imana yakoresha, umuntu uko ufite umutima wagutse wakwirwamo abandi. Ese ni gute wamenya ko wowe ufite umutima wagutse? Yego, ako kantu kavugeho neza, naho ibindi byo turihangana. Umuntu yamenya yuko afite umutima wagutse ukwirwamo abandi. Yego, arenga ku rwego rwo kwizirikana ubwo akazirikana abandi first. icyo ni icyambere. Yego, akajya azirikana n'abandi. Yego. Kabiri, ntabwo avuga ngo awa. Yego. Ntabwo avuga donke, ntabwo yishimira, nta nubwo anezezwa n'amakuba y'abandi, ababazwa nayo. Yego, ndafashijwe. Twanabivuzeho, turavuga ngo umuntu ufite umutima wagutse ukwirwamo abandi ashavuzwa n'amakuba y'abandi, nk'uko Nehemiya yashavujwe n'amakuba y'abantu bari basigaye i Buyuda batajyanywe mu bunyagi babo, kandi we yari Shusheni. Yego, ashavuzwa n'aya makuba bagize, we noneho adaherereye aho bari, ari Shushani mu murwa hamwe banyagiwe mu bunyage. Yego, ariko amakuba bagiriye i Buyuda n'ibitutsi Abayuda batutswe bimugeraho, biramubabaza ngo bitera agahinda. Kandi ibi ngibi ndagira ngo abantu baze kubyumva neza. Hari ibitutsi abitorera uyu munsi batukwa bitewe no kutera imbuto kwa barisohotsemo, batakibarizwa mu itorero ritagaragara, ariko basigaye babarizwa muri garagara, nyamara ritagaragara baramaze kurisohokamo kera, bitewe n'ibyo bakorera hanze ariya twebwe tutabona, harya hatari kamera, byo gukiranirwa, bigatukisha natwe tukiri mu gakiza, kandi twebwe tutigeze dukora ibyo gukiranirwa, utakirana ugatukwa cyane. Nehemiya rero yashavujwe n'ibyo byose. Umuntu ufite umutima wagutse ashavuzwa n'amakuba y'abandi, ibyago by'abandi bibi ibyago byiwe, umubabaro w'abandi, donke ababarana n'abababaye, akishimana n'abagize gute n'abishimye. Yego, amen. Ndasubijwe. Nawe ndizera ko usubijwe rwose. Umuntu wari ufite ikibazo cyo kuba nyine wumva ko wanza wirebeho, twirebeho muri aka kanya, twirebeho twese tubirebe. Se ushimishwa n'amakuba y'abandi? Ese wumva nyine iyo ubonye intsinzi ya mugenzi wawe ese urishima cyangwa se hazamo ishyari? Niba ubona hazamo ishyari, menya ngo umutima wawe urakemangwa. Ikindi yatubwiye ati, ariko ndabona igihe cyatujyanye pe igihe cyatujyanye, gusa tuzakora part 2 y'iki kiganiro. Ntago ni kinini kandi kirimo ibintu abantu bashaka kumva, kirimo ibintu byinshi, gusa icyo navuga cyo ni ukuri. aha hantu mukomeze mukurikirane bino biganiro, ni byiza pe. Gutegura iyi topiki ntabwo ari ukuvuga ngo nyine ni imwe gusa, natwe ubwacu ntabwo ari mwe tuba dutunze intoki, ntabwo ari nta muntu nyine uba utunzwe urutoki, ahubwo buri wese agomba kwirebaho. Natwe rero tugomba kwirebaho tukareba ese twebweho twe turakwiriye kuba twakoreshwa n'Imana. Ntibibe gutya kuri kamera, ntibibe gutya. Iyo umuntu atunze urutoki rumwe, enye zisigara zimureba. Yego, ni ukuri Imana itugirire neza kandi turabakunda cyane. Twasaba rero Obedi akadushyira imbere y'Imana. Yego, ngira ngo twatangiye tutanasenze, bitewe nuko ngira ngo twari tuvuye mu masengesho twese dukomerezaho. Ariko kadusenge dushime Imana iduhaye ku ibitasobanutse ibasobanurire. Aho umuntu atumvishe neza rwose yaza kubaza, yabariza ahangaha icyo yumvishemo, kuri part 2 tukazabiheraho ibyo bibazo byabo tubisubiza. Murakoze, kadusenge dushime Imana. Yego, turagushimiye Data mu izina rya Yesu Kristo. Yego Kristo, tukugiriyeho umugisha, uduha amagambo meza, uduha yishurirwa
uvuganye natwe ndetse na bene data bose badukurikiye kuri Gospel Hub. Udusobanuriye neza uciye muri twebwe twari turi imbere ya kamera, uduhinduye umuyoboro unyuzamo amakuru ushaka kugeza ku bandi kugira ngo bamenye igisobanuro cyuzuye cy'umuntu Imana ishaka gukorana nawe cyangwa se gukoresha mu gihe cya none. Turabiguhimbarije. Yesaya yaravuze ngo rero ni wowe intege abarambiwe kandi umuntu utibashishije umwongeramo imbaraga. Aravuga ngo abasore b'imigenda bazacogora, abarewe nabo bazagwa rwose, ngo ariko ngo abagutegereza bazongerwamo intege nshya. Birashoboka ko uyu mugabo yaraguye mu rugendo, birashoboka ko yaratentebutse, birashoboka ko mwene data mushiki wacu byari bimunaniye, yararambiwe kubaho yera imbuto, ariko turasenze mu izina rya Yesu kugira ngo umuhe imbaraga, umubashishe ashorera imizi muri Kristo Yesu. Yeremiya niko yavuze, yaravuze ngo hahirwa umuntu wizera Imana, Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro. Aravuga ngo azamera nk'igiti cyatewe ku mugezi gishora umuzi wacyo mu mazi yawo. Aravuga ngo ntabwo azatinya igihe amapfa acanyemo. Dusabye imbaraga kugira ngo wari uguye abyuke, uwo byari birambiye yongere yumve uburyohe bwo mu gakiza, yongere wumva uburyo ari byiza kuba mu isi akijijwe. Kandi utari wakizwa turamusengeye mu izina rya Yesu kugira ngo Imana imusange ihindure ubuzima bwe. Ubugingo bw'umusore utarakizwa bwongere bwakira Imana, ubugingo bw'umukobwa utarahura na Kristo bwongere buhure nawe, ubugingo bw'umugabo cyangwa umugore bwongere buhure na Kristo abwishurire. Urakoze Mwami, turagushimiye ku bwaho ugejeje ukora, tukuragejeje n'ibikurikira kugira ngo ntazaba ari twe, ahubwo izina ry'Imana rigume ribonera icyubahiro muri twebwe n'abadutega amatwi ku bwa Kristo Yesu. Amen. Urakoze cyane. Amen. Imana iguha umugisha mwinshi cyane rwose utagabanyije, ikongerera imbaraga, ukomeze kugendana nawe muri byose. Nawe kandi udukurikiye, simvuga ngo urinde, nawe uriyizi. Wowe udukurikiye ubasha kubona ino video, no kuri ngusaba umugisha ku Uwiteka, kandi umuhati wawe si ubusa ku Mwami, niko ijambo ritubwira. Komeza, kandi uru rugendo nyine n'urugendo Obedi nigeze kubitubwira ati ngo n'urugendo rworoshye kandi runakomeye. Rero ihangane, uwo Imana itumye imuhereza imuhano n'ingabo zo kumurinda, ikamuhereza n'ubushobozi, byose irabiguhereza. Tubonye ko Nehemiya nta kintu itamuhaye, nyine umwami ajya kumuhereza biriya byose ntabwo ari we wabyiteye, ahubwo ni ukuboko kwiza kwari kumuriho k'Uwiteka. Rero murakoze cyane, turabakunda cyane, kandi mukomeza kandi mukurikirana kino kiganiro. Imana ibamugisha rero twaruko. Amen.